Karibu nanone kuri The Zone TV, urubuga mumaze kumenyera ko ducishaho ikiganiro cyo guteka. Uyu munsi twabahitiyemo kubagezaho uko bateka special, umureti special. Nkuko bisanzwe rero ngewe muri kumva ni Josiane Iradukunda, nkaba ngiye kubagezaho uko bategura iri funguro. Mbifuriza ko mwadufasha mugakurikirana iki kiganiro kikarangira, kiragufasha kandi uragira akantu wungukiramo. Rero tugiye gutangira, mbereka ibyo turi bukoreshe. Ndakoresha amagi, ndakoresha ibirayi mwabibonye, ariko ku birayi hari akantu nshaka kugira ngo mvugeho. Nta gukata ifiriti nk'ibisanzwe, ukata utuntu dutoya tujya kuba dutoya kugira ngo bize kukorohera guhwana neza, biringanire neza ku isahani. Numara gushyiramo amagi bigiye gufatana, bize kuringanira neza, he kuba hari igifiriti gishinyitse ubona bigaragara nabi, nago nyine biba ari sawa cyane. Rero ndaza gukoresha igitunguru cya onyo, pavro, poiro n'inyanya. Rero muze kubana natwe, kandi wowe utarakanda subscribe turagusaba gukanda subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho neza turi kumwe mu murongo umwe. Ukande no kuri iyo nzogera kugira ngo ujye uhita ubona ibiganiro byacu tukibishyiraho. Rero dukomeje kubifuriza ibihe byiza aho muri mukurikiranira iki kiganiro mwitonze, kandi muraza kugira icyo mwungukira. Mureka dutangire. Tugiye kubanza dushyire iriya firiti mu mavuta tuyiteke, noneho nyuma tuze kuyikuramo duteka special. Noneho reka dutangire mbere kuko mbigenza ngewe. Ngiye gushyiramo umunyu muri izi firiti mbere yuko hari abantu bateka ifiriti nyuma akaba ari bwasa kunyanyagizaho umunyu. Umunyu mubisi ntabwo ari mwiza. Ibyiza ushyiraho umunyu hano mu birayi ugateka gusa, ariko ubikora ntabwo nagucira urubanza. Hari ukuntu umuntu ari by'abakunda, ariko icyaba cyiza nuko washyira n'umunyu mu birayi noneho ukaza kubitekana mu mavuta, umunyu ugashya neza utawuriye ari mubisi, nibyo biba byiza. Tubishyizemo tugiye kuvanga. Dushyizemo ifiriti, tugiye kubanza tuyiteke ishye, noneho tubone gushyiramo, tubone kuyarura ihore, tuyishyire ku ruhande, tubone guteka na special. Ifiriti yahiye, tugiye kuyikuramo. Reka dushyiremo igitunguru cya onyo, dushyiramo na pavuro, turashyiramo n'igitunguru, dushyiramo n'igitunguru. Hari ushobora kwibaza ngo kuki ntafashe bino birungo byose nkoresheje ngo mbanze mbishyire mu magi. Nabonye hari ababikubitana n'amagi, kandi ngewe ntabwo ariko mbikunda, ariko ubaye ari kubikunda wabishyiramo nta kibazo.
turategereza ibi birungo bise nk'ibihiye kugira ngo izi nyanya zize kuduha resulta nziza muko umureti wacu urabusa. Tugiye gushyiramo za firiti zacu, noneho ufata ibirungo ukagenda ubisanza muri ya firiti kugira ngo bitaza kuba byirundiye uruhande rumwe, kubera ko nuko ifiriti ushobora kwibaza ati si ifiriti ntiba yamaze gukomera. Niyo mpamvu nge nshyiramo gutya mu birungo, kuko ibirungo ubwabyo biba bimeze nk'imboga bihita biza. Uyu mwanya uba uri guhindukiza usanzamo ibirungo hose, ifiriti ihita yongera ikoroha ku buryo biba bitameze nabi cyane. Noneho ubu ndabona twahita dushyiramo tugiye gushyiramo ya magi yacu, noneho ugenda usa nk'ugira gutya kugira ngo hose aya magi y'amazi atari yakora agenda ajyamo hose. Ukagenda umekinga sure ko atafashe hasi, nabyo biba ari ingenzi kubimenya. Noneho tugiye guhindukiza, noneho icyo ukora ugenda utsindagiza rushe yawe kugira ngo amagi yaba arimo hagati atahiye aze gushya, ugenda unyuza buri ruhande. Turategereza kugira ngo, kuko turi gutekera ku muriro mukeya, turategereza kugira ngo tuze kumenya neza ko mo imbere umureti wabo wahiye nta kibazo. Urabona ko umureti uhiye, tugiye kuwukuraho tuwushyire ku isahani, kandi usa neza cyane, uranaryoshye, niko mbikeka ngiye kumva mu kanya. Mwakoze kubana natwe rero bakunzi ba Dezom TV. Murabona ko umureti wacu speciale wahiye, tumaze kuwudekora. Nimwifuza no
no kumenya uburyo bwa decoration nabwo tuzagenda tubibagezaho. Mwebwe mujye mwandika ibitekerezo aho munsi kuko kuri video uzamuke hepfo uzabona ahantu hari comment wandike tubwira ati ndi kumva byagenda gutya kandi tuzajya tubikora kuko nuguhugurana ntago ari ukwigisha kuko ndise kwigisha navuga ko mbizi kandi nago mbizi ahubwo nukungurana ibitekerezo ushaka kuvuga ati iki ngiki nago ari cyo gutya ukatubwira turahari kugira ngo tubikosore. Noneho nshaka kubabwira akamaro k'ibi bintu nagiye nshyiraho inyuma kubera ko hari umuntu ushaka kubifata nka decoration gusa. Oya, ntabwo ari decoration gusa ahubwo bifite akamaro kwanza ka decoration ariko mbere na mbere akamaro kuko uyu mureti utekesheje amavuta kandi aha hari indimu murabizi kamura amavuta mu mubiri n'ibiki ni byinshi cyane. Akamaro k'indimu ni kenshi murakazi, niyo mpamvu nafashe ibintu bibisi bishyira ku bintu natetse kugira ngo bize kukuringaniza urugero rw'amavuta mu mubiri w'umuntu. Biba byiza rero iyo uriyeho ku ifunguro ryawe ikintu kibisi byibuze kimwe birafasha. Ngiye icyo ngicyo nicyo mbishyiriraho, ntabwo ari uburyo bwa decoration gusa ahubwo no kugira ngo nibyo ndi bufate bize kugera mu mubiri bimeze neza hariho ikintu kibisi. Rero ngiye kubakatira murebe uko umureti twawutetse nuko byagenze. Kandi mbifuriza ko nimutegura muzaryoherwa bikagenda neza. Murabibona imbere wahiye neza nta kibazo. Ubwo mu kanya tugiye gufungura kandi twumvise ko uryoshye umeze neza. Namwe rero nimuzabitegura muzaryoherwe. Ngiye wabagezaga iki kiganiro na Rishosiane Iradukunda. Imana ikomeze ibarinde kandi mukomeze gukurikirana ibiganiro byose The Zoom TV ibagezaho kuko byose ni ingirakamaro. Imana ibarinde, mwibuke gukanda subscribe. Nawe utarakanda subscribe kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.